Mu buzima abantu basabwa gukora kugira ngo babashe kwitunga, gutunga ababo ndetse no gukorera sosiyete n'ibihugu byabo. Mu bikorwa byinshi umuntu ahugiramo hari ubwo ahura n'impanuka zaba izoroheje cyangwa izikomeye, hakaba n'ubwo yafatwa n'indwara isaba ubufasha bw'ibanze kandi bwihuse kugira ngo bitavaho biba bibi kurushaho. Niyo mpamvu muri iyi minsi turimo tubagezaho ubumwe mu butabazi bw'ibanze waha umuntu wagize ikibazo runaka. Ubushize twakubwiye ubutabazi bw'ibanze waha umuntu warumwe n'inzoka. Wakibaza ngo uyu munsi ho tugiye kuvuga kuki? Uyu munsi tugarutse tuje kukubwira uko wafasha umuntu uvuye imyuna, umuntu urimo uva amaraso mu mazuru. Kuva amaraso mu mazuru bishobora guturuka ku mpamvu zitandukanye, harimo nko kugira impanuka igakora mu mutwe bigatuma umuntu ava amaraso mu mazuru. Hari no kuva imyuna byizanye nta yindi mpamvu yabiteye yihariye. Iyo umuntu avuye imyuna ni bibi kumuraramisha ngo amaraso asubireyo nk'uko hari ababikora batyo akenshi batazi ingaruka zabyo. Iyo umuntu avuye imyuna bakamuraramisha ngo amaraso asubireyo, ayo maraso aragenda akamanukira mu muhogo, nyuma akaba ashobora kuyaruka kandi biba bitumye anyura aho atagombye kunyura. Mu gihe umuntu avuye imyuna ibyiza ni uko yicara hasi, cyangwa yaba ari umwana mu butabazi bw'ibanze akamwicaza hasi agafunga umwenge umwe w'izuru akoresheje urutoki. Icyo gihe umutwe uba umeze nk'uwubitse bitari cyane. Iyo bikozwe bityo amaraso ntatinda guhagarara, kuko nko mu minota 10 gusa ntaba akiva. Ikindi umuntu yafashisha umuntu uvuye imyuna ni ugufata barafu akayirambika aho izuru ritereye. Nabyo bifata iminota 10 amaraso akaba atakiva. Gusa iyo umuntu akomeje kuva ni ngombwa kumugeza kwa muganga, kimwe n'iyo ahagaze kuva umwanya muto nyuma bikongera. Ni ngombwa kumugeza kwa muganga kugira ngo harebwe impamvu yaba iri gutuma amaraso yongera kuva cyangwa akomeza kuva. Mu gihe kuva amaraso mu mazuru byatewe n'impanuka yakoze mu mutwe, uwagize ikibazo agomba kugezwa kwa muganga byihutirwa hatabanje gukorwa ubwo butabazi twavuze mbere. Bivuze ko ubwo butabazi twavuze haruguru bukorwa ku muntu wagize ikibazo kitagize ingaruka ku mutwe, kitagaragara ku mutwe. Mushimiye ko ukomeza kudukurikira. Mwibutsa ko iyi nkuru tuyikesha Kigali Today, yanditswe na Mediatrice Uwingabire. Njyewe kugezaho iki kiganiro nitwa Aime.